intambara rero nayo iyo ntambara ntabwo yari yoroshye yo kubohora igihugu, kuko ku itariki ya mbere z'ukwa 10 RPA yambuka umupaka, ku munsi wa kabiri yahuye n'ibibazo bikomeye. Urumva yahise itakaza umuyobozi ari we nyakwigendera Rwigema. Gutakaza ubuyobozi, iyo utakaje ubuyobozi byanze bikunze murabyumva uta balance, bidaciye kabiri irongera ibura n'abandi bayobozi nabo bari aho ngaho, barimo ba Leti Buyingana na Bunyenyezi ndetse n'abandi ndetse n'ingabo. Ntago wari umukino woroshye, ariko mu minsi ya vuba Abanyarwanda bajya bavuga ngo Imana ngo yirirwa ahandi ngo igataha mu Rwanda, ariko icyo gihe yirirwaga mu Rwanda ikanaruraramo, kuko yahise iduha mu buryo bwihuse umuyobozi ufite icyerekezo, ureba kure. Niyo mpamvu uvuga ngo yirirwaga mu Rwanda ikongera ikanaruraramo, kuko leta yariho icyo gihe yumvaga umukino yawurangije. Murabizi ko banaselebratingaga, kandi koko umukino basaga n'abawurangije. Iyo tutagira uwo muyobozi ufite icyerekezo, umukino wari warangiye. Ariko nibwo nyakubahwa Perezida wa Repubulika akaba na Command in Chief wa RDF nibwo yahageraga, ndetse n'ingabo zari ku murongo w'urugamba zikura ku rugamba, arazibwira ati musubire inyuma, kugira ngo yongere afate new strategy, yubaka ingabo zari zatatanye zabuze icyerekezo, yongera aziha amahugurwa. Kuko dusubiye inyuma hanini RPA yakoraga akazi ko kwiyubaka, ko muri ibyo bihe RPA yagiye muri training, arongera yubaka bushya, yubaka ingabo, ndetse bari bazi ko intambara yarangiye batangiye gushyuhaguzwa. Murabyibuka nibwo na Gatuna yaterwaga irafatwa, nibwo ngira ngo leta yariho yongeye kubona ko umukino yakinaga usa naho uhindutse. Ubwo ni muri za 91, ariko 91 niho twiyubakiye cyane, niho umuyobozi wa RDF nako wa RPA icyo gihe ari na RDF today niho yayubakiye mu buryo bukomeye, mu buryo bwo kubona ibikoresho, mu buryo bwo kubona ibyangombwa, mu buryo bwo kwitegura urugamba. Ariko nubwo twiyubaka ntabwo twiyubakaga ngo twicare, habagaho ibitero bitandukanye, ariko bitandukanye. Ubundi mu gisirikare ni guerrilla tactics. Ariko 92 RPA yari imaze kuba ingabo zifite umurongo, zitera ku manywa y'ihangu, nta kwikanga, ku manywa y'ihangu. Nibwo na Habyarimana leta yariho icyo gihe ngira ngo nibwo yatangiye imishyikirano. Ariko ibyo byose, muri izo ntambara, muri iyo mishyikirano, muribuka n'intambara igitangira ko batangiye gufunga ibyitso abari mu Rwanda. Hano ngira ngo akaga kabaguyeho, abari hano ngira ngo murakazi. Ariko icyo kirakwereka ko ari sinye ya genocide. Genocide ntago, iyi genocide yakorewe Abatutsi ntago yaje nk'impanuka, yateguwe igihe kirekire. Ariko muri ibyo bihe, muri iyo myaka nyine 91-92, muzi ko leta yasabaga imishyikirano, ariko ari ukubayinga time kugira ngo ibanze yongere yisuganye, ibona yatayemo balance. Ariko ubwicanyi bugakomeza.
ngira ngo niba ntibeshya 92 ngira ngo hari bwabaye mu Bugesera, ngira ngo muri are 93 nako yes buba mu Bigogwe, ari nabwo bwaturigarinze, hari byo tujya twita mu gisirikare byo twita rowiti. Ni itariki twahagurukirijeho imirwano, ariyo kuvuga ngo ubuyobozi gahunda yari yo kuvuga ngo reka duhagarike ubwicanyi. Icyo gihe hari taraba jenoside, ariko buriya jenoside yari yatangiye, biriya byari igerageza kugira ngo barebe ko bishoboka, n'amahanga arabyakira ate, ese no kubikora bizadutwara igihe kingana cy'umuvuduko twashyiramo n'ungana iki. Ariko RPA yari ifite yari igamije kwari ukugarura ubumwe bw'Abanyarwanda, kwari ukubaka igihugu, kwari ugushaka igihugu giteye imbere kandi cy'Abanyarwanda. Ndetse muri ibyo bihe RPA iza gusabwa gusubira inyuma. RPA yari yageze hano mu bice hafi na za Shyorongi, muri ahitwaga Zambogo. Urumva ko yuri aho ngaho wageze n'ubundi muri Kigali. Ariko urumva RPA gusubira inyuma, ikongera igasubira za Byumba, ni ikimenyetso kigaragaza ko RPA yari ifite ubushake bwo kuvuga ngo icyo tugamije si ubutegetsi, gukuraho ubutegetsi. Icyo tugamije ni uko igihugu kigira ubutegetsi busobanutse bw'Abanyarwanda bose bibonamo. Navuga nk'ubwo turi uyu munsi, aho Umunyarwanda wese yiyumva ko ari igihugu cye. Muri uko gusubira inyuma, muzi by'amasezerano ya Arusha. Amasezerano ya Arusha agisinywa, ndetse hari n'abanyapolitike ba RPF baje muri CND hano hirya mu rwego rwo kubahiriza amasezerano ya Arusha, ndetse bazana n'ingabo 600 zaje kubarinda. Ibyo byose byari ikimenyetso cyerekana ko RPF iri committed kugira ngo Abanyarwanda bagire amahoro batamenya amaraso. Ariko inkora amaraso zo siko zabyumvaga, zumvaga ko zigomba kugera ku ntego yazo yo kurimbura Abanyarwanda. Habayeho kugerageza gufominga leta ihuriwemo n'amashyaka atandukanye, ariko ntibyashoboka. Ubuyobozi buguma buyangira kugereza igihe indege ya Habyarimana yagwaga. Mu kugwa kw'indege ya Habyarimana ntawabishidikanyagaho, ngira ngo ari umuntu witwaga Bagosora avuye mu mishyikirano Arusha yavuze ko aje gutegura imperuka kandi koko yarayiteguye kandi ayigeraho. Ndetse bavuga ko ibyo ari ibipapuro ntacyo bivuze, ayo masezerano ntacyo avuze. Habyarimana indege iramuhitana, intagondwa ze zimuhitanye, nubwo nawe yari intagondwa kabombo. Ariko mu kumuhitana hari ku itariki 6 nijoro, ngira nka saa 2, bati umukuru w'igihugu batarapfuye. Ariko indege yabaye ikigera hasi, jenoside biratangiye, bariyereze bazitangiye kujyaho, jenoside biratangiye. Iyi jenoside yateguwe imyaka myinshi, kuko hari ahantu ntuye maze imyaka igera kuri 20, ariko abaturanyi banjye hari nabo ntazi n'izina n'isura kandi duturanye. Noneho kugeraho umenya abaturanyi bawe bose, ukamenya n'ubwoko bakomokamo, ntago ari ibintu byabaye ijoro rimwe ngo
ngo bikunde. Ni ibintu byateguwe, ngira ngo n'ababacitse muri za 59 ko ari ukubacika byari ibyago bagize. Ariko baravuga bati abo dufite tugomba kubamara. Ku itariki 6 bari batangiye kwica, ndetse nyakubahwa perezida wa repubulika wari umugaba wa RPA, ndumva nko ku matariki ya 8 ko aribwo yatangaje ko asaba leta ya Habyarimana guhagarika ubwicanyi, ariko ho guhagarara bukiyongera. Yasabye ibintu nka bitatu. Asaba ingabo za Habyarimana ko abantu bari bazi ko hari n'abafite umutima bashobora kwitandukanya n'abicanyi n'ubwo barimo, ariko abantu batekereza ko ari na benshi. Basaba ko waba ashoboye yakwitandukanya n'abicanyi, ahubwo tugafatanya kugira ngo duhagarike jenoside. Arongera asaba ingabo za RPA ko zitegura kugira ngo zihagarike. Ibyo bindi bibiri nibyanga ko RPA ari bo bagomba kubyikorera, kandi koko ni nako byagenze. Ku itariki ya 8 nibwo nyakubahwa perezida wa repubulika wari umuyobozi wa RPA nk'umugaba mukuru w'izo ngabo, nibwo yahurije hamwe imitwe itandukanye. Hagiye twagira nk'imitwe 8 cyangwa 9. Kigali ubwicanyi ho hari ngira ngo abicanyi kabombo. Hari abanyapolitike bari muri CND, hari abasirikare 600 nabo bari muri CND. Murumva gufata abasirikare 600 tukabatereka muri Kigali hariya muri CND hariya, murumva ko cyari ikibazo gikomeye. Ariko abo 600 ubwicanyi bugitangira barasohotse, batangira guhagarika ubwicanyi mu bushobozi buke bari bafite icyo gihe. Abajya za Remera kuri stade, abajya za Faisal, abajya hariya muri KGP, ariko ntabwo bari bahagije kugira ngo bakore igikorwa gihambaye. Izo ngabo rero ku itariki ya 8 nibwo zahagurutse mu Miyove ziza muri Kigali, ari bataliyani 3. Ndibuka ko yari Alpha Mobile Force, Bravo Mobile Force na 59 zije gufasha bari muri CND kugira ngo bahagarike ubwicanyi muri Kigali. Numva barageze muri Kigali ku itariki 11 nyuma y'indege ya Habyarimana. Abandi bahabwa amabwiriza yo kunyura mu Mutara, arizo 157 na 7 kugira ngo bahagarike ubwicanyi kuva za Ngarama umanuka Kayonza, Kibungo, Rwamagana ndetse banakomeza. Intego n'izindi unit zagiye ziza zijoyininga nyuma, n'abandi bajya mu sayidi y'amajyaruguru. Umubare ntiwari munini cyane, ariko RPA yagomba gukwira hose kugira ngo irokore abantu, nubwo harimo cyarengezi nyinshi nazo nza kugeraho. Ni nayo mpamvu abantu icyo birukankiraga ntabwo ari Kigali, kuko iyo biba Kigali tuba twarayikoraniyeho umunsi umwe 2, 3 bikarangira, ariko intego ko ari ukuvuga ngo abantu bahagarike genocide mu buryo bwihuse. Nubwo bicaga ariko hagira abarokoka, kandi dukwiye kubyishimira, dushimira n'Imana iyo ubona duteraniye ahangaha gutya tuvuga ko hari abarokotse
nabyo ni ibyo kwishimira. Ni nayo mpamvu za Gitarama, icyari Gitarama, icyari Butare, za Nyanza, niyo mpamvu byafashwe mbere ya Kigali. Ntabwo icy'ingenzi ntabwo byari ugufatwa, icy'ingenzi ni ukuvuga ngo twashobora kugera kure hangana iki kugira ngo turebe ko ubwicanyi butamaraho abantu. Ariko muri urwo rugendo harimo imbogamizi zitandukanye zikomeye cyane. Imbogamizi ya mbere, twari dufite umubare muto ku mubare w'ingabo twarwanaga nazo. Icyo gihe ngira ngo zabarirwaga mu 50,000, ushyiramo interahamwe, ushyiramo aka kajagari kose. Yari imbogamizi rero kugira ngo dukwire hose dushobore kuba twakora ibishoboka kugira ngo turokore benshi bashoboka. Ni ukuvuga ugiye kubara nk'abasirikare bacu 100 babaga barwana n'abasirikare 500 cyangwa barenga b'icyo gihe. Ariko kubera impamvu, buryo ufite impamvu, iyo ufite icyo ugamije kugera kuri byinshi, iyo ufite intego. Nanasaba urubyiruko ngo nimugire intego nk'iyo namwe, kuko bakuru banyu barabyina bavamo ikivi nibacyusa muheraho ngaho kugira ngo mugire cya cyerekezo, mugire ya mpamvu yo kuvuga ngo no, impamvu nuko tugomba kugira igihugu cyiza gitekanye kirimo abanyarwanda. Iyo ufite impamvu rero n'ubwo buke bwacu, ariko iyo mpamvu yatumaga tugera kuri byinshi. Bakoresha bike, bakoresha bake, ariko bakagera kuri byinshi. Ikindi cyari kigoye, namwe nimutekereze, abantu batangiye kwica ku itariki, ahubwo ngira ngo RPA yari ifite utumodoka mu maguru. Reba kuva mu Miyove ukazagenda ukagera Huye, abantu barimo bica, ugashobora no kugerayo ukagira n'abo urokora. Yari challenge ikomeye, urugendo rurerure, urashaka kugera kuri byinshi, ariko ufite bariya yuko yo kugira ngo ugereyo in time byari bigoye. Iyo rero yari imbogamizi nayo ikomeye. Indi yari ikomeye muri ibyo bihe, abari hano barabizi, birukankaga hirya no hino, yari uburyo bwo kurokora n'abo barokokaga. Hakaba ubwo bagenda bakihisha ahantu muri hafi nabo, ariko bakaba bazi yuko ari interahamwe zihari. Iyo yari imbogamizi ikomeye. Ndetse rimwe na rimwe mwamara kugenda ukajya kumva inyuma kandi havutse ikibazo, mukongera mugasubira inyuma, hari abandi bicwa. Wajya gusanga ugasanga hahandi aho mwari muri niho n'ubundi nabo bari. Iyo rero nayo yari imbogamizi, ariko abantu baraguma bahangana n'izo mbogamizi. Shyiraho rero inkomere zitandukanye siniza abasirikare n'abasirikare barakomerekaga, baranapfaga, ariko umusirikare we nicyo wararahiriye kwitangira igihugu, kwitangira abagituye. Mu ndahiro ubishyiramo, no muri training ukora uhora utekereza utari ko nakora iki kugira ngo abo nshinzwe kurinda be guhungabana. Niyo buriya niyo bibye n'umuturage tuba dufite challenge ikomeye cyane, kuko dushinzwe kurinda abaturage n'ibyabo, icyabahungabanya icyo ari cyo cyose, ariko nyine izo challenge zikagenda zizamo. Izo nkomere rero nazo mwarokoraga zakomeretse,
kugira ngo uzazibonere ibitaro zijyanaho nta modoka ugira, ryari ihurizo rikomeye. Izo ni challenges abantu bagiye bahura nazo. Noneho hakabona aho mugera mwajya kwambuka nk'amazi bagaca ibyo biraro kugira ngo mubyambuke nabyo bikabagora. Ibi ariko kugira ngo harimo na challenge yindi muzi ko twari dufite na UN hano babitaga ngira ngo Minwari, ariko nabo burya bari imbogamiza ukuntu baje arabo kugarura umutekano, ariko bananiwe kurinda abanyarwanda. Muribuka ndetse bashyira n'abantu muri za turukwaze hirya hariya, ndetse bakanavamo bakongera bakajya gukora andi marorero. Iyo nayo yari challenge ikomeye. Ibi rero ibi byagezweho biti kugira ngo RPA ishobore kugera ku byo yagezeho, ari na RDF uyu munsi, kugira ngo tube tugeze naho tugeze ahangaha. Urubyiruko ndagira ngo mbasabe ngo rwose kugira ngo ibi bintu bigerweho tubikesha ubuyobozi bwiza, haba mu mipangire y'ingabo y'urugamba, haba muri politike, haba muri byose. Ndagira ngo mbasabe ngo mbabwire ngo mufite amahirwe akomeye cyane, mufite amahirwe akomeye. Murumva jye ndi mukuru, ariko aho nakuriye nta buyobozi nigeze mbona bumeze nk'uko. Nimuzashaka muzarebe no kugeza uyu munsi. Nakuze mbona ubuyobozi bunimo akajagari ukuntu, ariko nubwo mvuga ngo mufite amahirwe, nanjye nagize amahirwe kuba nubwo nari urubyiruko nanjye nkakurira mu maboko meza nk'ayo ngayo. Ngira ngo hari ibyo byamfashije, ahari ngira ngo iyo ntakorera muri aya maboko wenda nanjye bameze nk'aba bandi nakuriyemo. Mufite amahirwe rero kuba mwe mwaravutse mugasanga igihugu nk'iki ngiki. Murasabwa iki rero? Murasabwa gukoresha aya mahirwe mufite uyu munsi, mukavuga muti intumbero yacu ni ukuvudukana iki gihugu cy'u Rwanda, n'umwuzukuru n'umwuzukuruza akazagisanga mu bushorishori, duhereye ku buyobozi bukuru bw'iki gihugu bwatugejejeho, duhereye ku cyerekezo ubuyobozi bw'iki gihugu buduha. Mufite amahirwe, ayo mahirwe rero muyapfusha ubusa. Nimurebe ba babyeyi banyu. Kwe mvuze ababyeyi banyu, muri mwebwe hari abangana n'abo mbyaye. Ababyeyi banyu, baba so wanyu, baba bavandimwe banyu, baba bakuru banyu, muvuge murebe ngo ibyo bakoze nakora iki kugira ngo mbigereho, kugira ngo ibyo bakoze, ibyo bagezeho, njya ahubwo mpera aho ngaho bageze ndushe ku byo bagezeho. Ndagira ngo mbasabe ngo nimugire intego. Burya iyo uri umuhungu, iyo uri umukobwa, iyo uri umugabo, iyo uri umudamu, ukora ibintu bitagira intego ntabwo ugera iyo ujya. Ubuzima bwawe, ibyo bakuru banyu bagezeho, ba so wanyu, bavandimwe banyu,
babigezeho kubera ko bari bafite intego, ariyo ntego yo kuvuga ngo ntabwo dutsindwa, nidutsindwa igihugu kirapfuye, kirazimye. Buriya hari n'abantu mujya mwumva, n'abantu benshi baba basakuza kuno kuri bya biradiyo mpuzamahanga batuka n'u Rwanda. Buriya ntimugire ngo ni ikindi, si uko babona u Rwanda ruyobowe nabi, oya. Buriya babiterwa n'ipfunwe n'ikimwaro. Hari abari bazi ko uru Rwanda rwaguye mu mwobo utagira indiba. Indiba murayizi ngira ngo ari wa mwobo ugumugenda ntuzagereyo. Uyu munsi barabona u Rwanda ruri ku muvuduko udasanzwe. Uwo byanze bikunze azagira ryapfunwe, kuvuga ngo ibyo natekereje gukora ntacyo nagezeho, kubera ko abana b'u Rwanda bishyize hamwe bashobora kurokora iki gihugu kugira ngo gihumeke. Hakaba n'abandi babona twirukanka, bari bazi ngo twaguye muri wa mwobo utagira indiba, bo baraho bari, abona bishyari rikaza, urwo narwo rukabura urundi rwango. Ni ukuvuga ngo iyo bimeze gutyo rero rubyiruko, iyo bimaze gutyo, ibyo bintu byikurangaza, ahubwo gira ya ntego navugaga, gira intego, ndashaka kugera kuki. Ese kugira ngo iki gihugu kigere aha cyaturutse he, byatewe n'iki, abakigejeje aha byagenze bite? Tukigira kuri bwa buyobozi bwiza nababwiraga, mugahera aho bugejeje, mugakomeza n'umwuzukuru n'umwuzukuruza wacu akazatura mu gihugu cyiza. Kera turi mu mahanga, ababyeyi bajyaga bakunda kuvuga ngo u Rwanda rutemba amata n'ubuki. Turi abana, nkimagininga umusozi umwe uvumbukamo ubuki, undi uvumbukamo amata. Urumva iyo uri umwana uko ubutekereza. Ariko naje gusanga ibyo bavugaga nibyo. Umwe murabona iki gihugu kidatemba amata n'ubuki? Iyo niba baragukuye mu bishanga bya Nyabarongo, waravuye mu bishanga bya Nyabarongo hariya, ukabura ahangaho ufite ishema, intore zikubyina imbere hano, ayo si amata n'ubuki koko? Ukabuza uti ndaza kuva muri iyi sare ntaho iwanjye nta bariyeri ndi buhure nayo, ngo imbaze irangamuntu, imbaze uwo ndi we. Ayo ni amata n'ubuki kandi twayagezemo. Nimureke rero ya mata n'ubuki tuyasigasire, tuvuge ngo turifuza iki? Turifuza ngo ayo mahoro dufite tuyapfusha ubusa? Oya, aya mahoro dufite tuyapfusha ubusa, nituyabyaze umusaruro tugere kuri byinshi. Urubyiruko mufite amahirwe, ubwo buyobozi bwiza buradufasha kugira ngo ya ntego yacu tuzayigereho dufite aho duhera, tudahera kuri zero. Ibi rero nagira ngo mbasabe ikintu kimwe, urubyiruko, iyo wenda kugera kuri byinshi, tangira utekereze igishya nazana muri sosiyete nyarwanda ni ikihe, kugira ngo ntere imbere n'igihugu gitere imbere. Kuko burya igihugu ni iki? Igihugu ni njyewe, ni wowe, n'undi, twese twashyira hamwe tukabyara igihugu. Niba ari ubuhinzi, bushyiremo imbaraga. Niba ari ubucuruzi, bishyiremo imbaraga. Niba ari kubana neza na bagenzi bawe, bishyiremo imbaraga. Hanyuma ya ntego yacu tugendane
turi umuntu umwe, ko nitugendana turi umuntu umwe tuzagera kure. Ikindi nanone nabasaba ni ukwanga ikibi iyo kiva kikagera. Ikibi, ikintu cyose ubona cyatandukanye umunyarwanda, ikintu cyose wabona kitaguhesha icyubahiro, ikintu cyose wabona kibangamye. Ndagira ngo urubyiruko ruri ahangaha mbasabe ngo hari ibintu yaba ari imvugo y'urubyiruko yazanye, ngira ngo aho bajya bavuga ngo ibintu bicanye maremare. Nibareke twe kujya mu bicanye maremare, tugende mu bicanye urumuri rukwiye, urumuri rutumurikira neza. Kuko iyo ucanye maremare uhutaza na wa wundi uri imbere yawe. Uzarebe umuhanda iyo utwaye imodoka nijoro ugashyiraho full light, uw'imbere yawe ntumuhungabanya, ushyiraho urumuri ruringaniye kugira ngo na mugenzi wawe abone. Nibareke twe kujyana n'ibicanye maremare, kuko iyo ugiye ucanye maremare uta umuco, kandi buryo wataye umuco ntacyo uba ukiri cyo. Ugashaka kumera nk'umwongereza, ushaka kumera ni umuco wabo, barekera umuco wabo, natwe dufata uwacu. Ubatireho ibyo ubona byakugirira akamaro, ibitagufitiye akamaro byihorere. Mbasaba cyane cyane urubyiruko, hari n'abijandika mu bintu by'ibiyobyabwenge, ariko muragira ngo iyo urwo rubyiruko rw'icyo gihe rwarapiye, iyo usanga rwanywaga ibiyobyabwenge, tuba twicaye muri iyi sare? Ntabwo tuba turi hano, ntabwo tuba turi hano. Nibyo navuga ngo nimurebe ibibafitiye akamaro, twe kwirukanka tujya mu bicanye maremare. Urubyiruko ndagira ngo babwire ngo ibi, ngira ngo n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu bukunda kubivuga ko ari mwebwe imbaraga z'igihugu. Izo mbaraga rero nimwubakire kuri ibyo byo abababanjirije bagezeho, mubyubakireho kugira ngo dutere imbere. Abasaza cya gihe batagishoboye bicaye ku gafomo bakina igisoro, ariko baba bicaye batuje bavuga bati dufite igihugu cyiza cy'urubyiruko rwacu rugiteza imbere. Ngana ku musozo rero, banyakubahwa kuba minisitiri, banyakubahwa muteraniye hano mwese, ndagira ngo mbanze nshimire cyane umuryango wa ARG. Hari umuyobozi uvuye ahangaha kuvuga, hari ibyo yavugaga nkumva umutima wanjye urabyimbamo ukuntu, atari ukubyimba kubera ibyishimo. Nakumva ubuhamya bwatanzwe hano, nakumva aho uyu muryango wahereye, ibyo wagizeho, ibyo wakoze, naho ugeze uyu munsi. Nkavuga ngo abashinze uyu muryango by'umwihariko ndabashimira mbikuye ku mutima. Ndasaba urubyiruko ngo nimukomereze ahangaha, aba bandi bakiri bato bagiye babavuga mu byiciro hano mu mbore, sinashoboye kubinotinga down, ariko ni ukuvuga ngo igihugu nubwo cyubakwaga, namwe hari umusanzu ukomeye mwatanze kugira ngo iki gihugu cyubakwe. Nanone ndongera mbashimire, mvuga ariko abacitse ku icumu muri rusange. Burya umugabo nyamugabo, ntabwo mvuga umugabo ku bwanwa, burya n'umudamu ni umugabo iyo bigiye mu bitekerezo. Umugabo nyamugabo ni ugira umutima ubabarira, ibyo bigaragaza ko uri umugabo, kuko iyo utababariye ntabwo uba uri umugabo, ufite ikintu cyo wiburamo, uba witinya. Ariko iyo ubabarira ni ukuvuga ngo ndababariye kubera ko mfite umutima ukomeye, kubera ko mfite icyizere cyo kubaho. Ndetse n'umuntu ntiyabura no gushimira
n'abagize ubutwari bwo kugira ngo bagire abo barokora. Rwose muri iyi sabukuru y'imyaka 27 bavandimwe ba ARG, nimukomereza kugira ngo mugume mutange umusanzu mu kubaka igihugu. Ndagira ngo rero musoze mbabwira ko abajya bagira impungenge yuko nkuko nyakubahwa Perezida wa Repubulika wari uri hano nawe yabivuze ko yavuze ko abanyarwanda bahumura ko bitazongera kuba. Bavandimwe, niba twarabishoboye cya gihe, ubu birashoboka cyane cyane. Ariko tutagira epfo tutagira ruguru, RDF itagira epfo itagira ruguru, ariyo RP ariyo RDF uyu munsi, ubu ikaba ifite ubushobozi buhagije. Ndababwiza ukuri, nimuryame musinzire rwose, n'amapantaro muyamanike hejuru. Kuko iki gihugu abanyarwanda bongeye kukibona bakinyotewe. Erega nta gihugu twagiraga abavandimwe. Ubu ngira ngo n'uwayoboraga icyo gihe umubwiye ngo ukamuzura ukamuzana muri Kigali, yababwira ati nimunsubize iyo mvuye niho nkwiye, ntacyo nari maze hano. Ati nimunsubize iriya yo mu nkuye yo narindi kuzimu. Ntabwo rero ibyo tumaze kugeraho nta witeguye kongera kubisenya. Mwese ntituri kumwe, ntituzafatanya. Dufatanije byose birashoboka. Kandi mwese ndabareba ku masura, nkabona mwese muravuze ngo turi kumwe. Murakoze cyane.